kubaza igikombe gisharira umusaraba w'ibibi ibyo byangirishije Yesu tigasa yamenye icyaha ishusho y'icyaha cyamunya Pascal Rumasa Daimon Prima Hallelujah, hallelujah. Bambaye umwanya se. Abantu imbara nabonye nzungu hari inyuma simbi arahari natambuke hano. Nzungu hariya amakuru nshuti yanjye ari ngukumbuye cyane sawa warukumbuye cyane ngwino banza umpobere urakoze cyane Imana kwezi umugisha abandi bayimbe nabo nyanga mumaze muze tubyina igisirimba bajya mwazanye bazi hano banze bazi militari ngitatu biyute vuba vuba tawo mwazanye mwabonye ko nazanye na sente abana ziri nibaze vuba mwabonye ko nazanye na sente buye nani mvuye mu gitaramo ashanga tubanza tubyina agasirimba ho gatoya tone kuganira n'uruziruko si byose amakuru wa amakuru sizanjye meze neza yes haleluya haleluya nyakubahwa bishop yewe gusa neretswe ikintu kimwe gusa icyo neretswe gusa neretswe ko mugomba kuba ku rusengero kandi nereko noneho urusengero rwa etage nubwo urusengero neretswe nabonaga mu modoka harimo parika hasi andi parika hagati noneho urusengero rwa etage kabisa mbona noneho ibyumba byaho bigiye hejuru kabisa ukuvuga abakristo bahanga kandi mbona noneho abantu benshi baraje muri urwo rusengero we ya kandi noneho mbona atari amaboko yanjye abikoze mbona n'amaboko y'Uwiteka ubundi ibindi niwe wabikoze wenyine nta wundi muntu mwari mufatikanyije ni wabikoze n'Imana nyine ko wowe wenyine ubikora nyine uko wabitekereje kandi ubikora vuba vuba umanika nk'utwuma hano tugiye kuja mu gisirimba rero haleluya tugiye kuja mu gisirimba rero si byose ntabwo ari byo abari Shadayi ni byo umuriro urasi reka mani shiri koti hariya mwana ihanganiye gushiramo agasimba gatoya naho batinde baranga nari ngukumbuye wa ariko abantu badakunda abana b'Imana babaye bati baza mugenzo kubera ko udakunda abana b'Imana wowe baye utari niki cyaguteye kubera ko udakunda abana b'Imana biri ijambo ry'Imana navuga ngo mugirire abantu bose neza uko mubonye uko mubo ariko cyane ni mugera ku bantu b'Imana mutinde bwira mugenzi mugera ku bantu b'Imana uzatinde utinde kabisa utinde pe utinde kabisa none rero wana
uzi kuririmba sha muri iyi minsi ufite ivuta muri iyi minsi afite ivuta nararyubashe wa munsi yavuta nararyubashe sha kamandi turira ituru no rero ga ndasaba umwezi microphone adushema kandi mboga igisimba gatoya nawe ucuranga ingize iminsi numva hari agasimba gwe twacuranganye cyagihe nari naje kubwiriza kuri Fosque twese twubaka urusengero twubyuka sha tugiye gukora kandi gasirimba rero haleluya haleluya hey hey kongera tuzamura amaboko yacu twongere haleluya hey 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 yes gaiwa dushiza karirimbo k'igisirimba twatuzineho akanya gatoya baze gusomera ijambo ry'Imana akanya gatoya nasigaye twitahire ubuhanuzi none uyu munsi bwamanutse dore haleluya Yes. kugendereza Yes. uzigere baze kugenda Yes. yewe wa musozi muremure we ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli Yes, sir. hinduka kuikibaya yewe wa musozi muremure we ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuikibaya yewe wa musozi muremure we ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuikibaya yewe wa musozi muremure we ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuikibaya ababibabarira tuzabona umusaruro wabyo idutura imbiba tuzanezerwa tubonye ibyo twabibye wewe wa musozi muremure we ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuikibaya. Haleluya. haleluya 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 Yes. Haleluya. haleluya haleluya hey turanga igisirimba Haleluya. Yes, yes. urupfu rubabaje n'igikombe gisharira umusaraba w'isoni ibyo nibyo byangijije urupfu rubabaje igikombe gisharira umusaraba w'isoni ibyo nibyo byangijije urupfu rubabaje igikombe gisharira umusaraba byangijije urupfu rubabaje igikombe gisharira umusaraba byangijije Yesu tigasa yambaye Shayita cyamunyaga hawe Wahomeye
Samani sinshaka kubona umuntu umanuye amaboko kandi sha ugeze ngo warugejeje ngaha tugende ngaha We must come on, Israel.
reka tuvuze ijambo ry'Imana. Biraryoshe we. Turagushimiye mwami Yesu yuko ugize neza. Nashaka umubanze mutuze rero. Ngiye gusenga mu ndimi. Sawa? Ntabwo ngiye gusenga mu Kinyarwanda noneho. Ngiye gusenga mu ndimi kubera kuko arizo naje mvuga gusa. Naje ku musozi w'ubuhanuzi ngomba kuvuga mu ndimi gusa zonyine. Sibyo? Kandi noneho rero buri muntu wese uzi kuvuga mu ndimi azivuge. Kandi noneho azirekure. Gira mugenzi wango turekure. Ntidukeneye abantu bashutitira. Umuntu utitira ntabwo avuga mu ndimi neza. Dukeneye abantu ntidukeneye abantu intebe z'abantu urazivuna. Dukeneye abantu bavuga mu ndimi neza. Niba bazavuga mu ndimi neza twivugire. Si byose? Ntabwo ari byo. Abajene si byo. Reka dusenge mu ndimi rero. Peleremeni fonte sangolo meningi yango vola zabeni andizista fonde zameni anduzista fonde zago. Yongo vola zabeni anduzista fonde zabeni andilardant sango yongolo beni andilirdi zabeni fonde zameni andile. Sango yongo vola zabeni anduzista fonde zago beni tise. Sisi yango vola zango yongolo beni ngo anduzista fonde zamo. Palarmeni vini yango vola zabeni anduzista fonde golo beni atitelema antranimeni sanson volango yongo hundizanse. Totonda la meningi yokopanz. Sangi yango holo golo beni andiler beni otitelema a primary fonglo de gai. Ya son vulanzi zamoniti sango yongo doa. Anchoche yo vola sabonai. Ya son vola zabenige. Ya tutante moningi ya kotanta. Sango yongo vola zago beni otuzaste. Ya wale lenga yango vola moni andiler ma atuna ya moni fungulungu wanda. Pandala limeni ton sango ototolo beni atiter. Ansi sango lo dai. Tuzamura maboko tuvuge ngo amen. Haleluya. Magira ngo akulu kanta la boni etitemo ofunga yango beni andiler des envola sabeni ya duzistan fode globeni atutelema. Sankolo meni yango vola sabeni ya duzistan fode beni andizistan sanvola sabeni yege. Les sali confongolo des sabeni ya duzistan fode zamoa. Pendant la reveni andiler des ansi sango yango vola sabeni ya duziste. C'est ce que veni sans folo beni atitelemanda. Banga yango vola zangolo beni andilere beni fondement à toute la boni volanza meni ngolo beni tese. C'est ce que veni sa fode za beni ngolo veni sans sabeda. Sans son monda i beni contatelema après meni fongolo des agolo tanda la beni fonde za moi. Banga yango vola za beni anduzista fongolo gi ngolo beni andile. En sens vode za golo beni trolo beni fode za moni trolo beni kilardashe. A son vola meningi a kotata la ribanda. Ya son vola zago beni a desista sista kelere de gloria des aveni for des abenite. Essa di conta la rimeni fonte des amor. Do come rimana machi. No da se pe. Tugiye guseka. Gira mugezongo tugiye guseka no kuri kwimana mwisho. Hallelujah! Tugomba guseka abadayimoni, tugomba kubaseka. Abadayimoni tugomba kubaseka. Hallelujah! Tugomba guseka abadayimoni. Reka mabwire igitangaza. Uyu murimo ni uw'Imana. Ntabwo ari umurimo w'umuntu. Umunsi nzagaruka hano nzaza kubigisha gutanga icacu. Kubera yuko
tuvuge ngo amena. Ari bamwe haleluya haleluya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Harimo bicaye aha ngaha bavuga ngo Imana ntigikora, ngo ntigikora iki? Yatari kabisa. Bari kaze kuko ijambo ry'Imana nshuti zanjye, sibyo? Imigiye noneho Bishop nabyifuza nzaza kumanywa noneho tuzine noneho neza n'umukunga neza wuzuye. Ndashaka kubabwira ijambo dufite none uyu munsi wa none. Ndashaka kubabwira imbaraga z'urubyiruko ico zakoze. Imbaraga ziki? Imbaraga z'abasore ico zakoze. Sawa? Senge buri muntu wari wese. Fata mugenzi wawe asige nsenge. Kuko mwese sinabageraho. Muri abantu benshi. Ariko mwumve kuko mwumve uko Yesu abagezeho. Sawa? Haleluya. Nawe ufite umwana kandi uri umukobwa uri ahangaha. Ugende umenye ngo Yesu aragukunda. Ariko urahari. Ugende umenye ako niko gasha gusamvuze gato ya gusa. Ako niko gasha gusamvuze gato. None ni dusenga umenye ngo Yesu ari we Imana we. Bigenze gute none uyu munsi? Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Urambura ukuboko kwawe kwiza kuri abagaragu bawe. Buri musore wese uri aha ngaha uhindure ubuzima bwe. Uhindure ndetse n'amateka ye. Uyu mujyi wose bazamenye ko ari wowe Imana tuba dusenga. Abapagani bazabavuga ngo si Imana yacu iri hehe? N'abantu batunze ibigirwamana. Ariko ijambo ryereka tura ngo Imana yacu iri hejuru mu ijuru cyane. Ngo yitegereza ngo ababi n'abeza. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Longala sali confort de guerre. Anson vulaza beni andilere de volage. Anson vulange yango beni andiziste. Mwami Yesu abakobwa barahangaha ndagushima kuko ingu irembo ryo kubaka. Ndagushimiye. Abasore barahangaha bonye bamwe baguruka n'indege kandi bubatse n'ukuri kw'Imana. Kandi mwami Yesu ndagushimiye kuhereye kuri bariya bose basengeye mu misozi bagasengera mu mazi bakumva ko ibintu bidashoboka. Ndagushima ko uri uhereyeho. Bariya bavuze ngo ntibigishobotse ntibikibiho. Ndagushima ko ari utangiriyeho n'abandi bose bagakurikiza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka dukomere Imana amashi. Ashaka ngo umukobwa wanjye asomere mu gitabo ca Samweli. Samweli wa mbere igice cya 17. Samweli wa mbere igice cya 17. Ashaka kubabwira imbaraga z'urubyiruko. Imbaraga z'abasore. 17 umurongo wa mbere. Samweli wa mbere ibice 17 ku murongo wa mbere. Bukeye Abafilisitiya komeza. Bukeye Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kurwana. Baziteraniriza isoko y'Ubuyuda. Komeza. Bagerereza kuri Efisidamimu hagati y'isoko na Azeka. Sawuli
n'abayisiraheli nabo baraterana begereza mu kibaya cya Ela birema inteko birema inteko kurwana n'abafilisitiya. Komeze. Abafilisitiya bahagarara ku musozi wo hakurya, abisiraheli bahagarara ku musozi wo hakuno, hagati yabo hari ikibaya. Amen. Naho ngaho gusa. Wongere kandi usome mu Samweli wa kabiri igice cya 23:16. Hasigaye duhite dukomeza ijambo. Ndashaka kuvuga imbaraga z'urubyiruko none uyu munsi. Maze abo bagabo b'intwari uko bari batatu batwaranira mu ngabo z'abafilisitiya, bavoma amazi muri iryo riba ryo ku irembo ry'i Betelehemu. Barayajyana bayashyira Dawidi, ariko yanga kuyanywa, ahubwo ayabyarira imbere y'Uwiteka. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashi. Ntabwo ngiye gutinda, ngiye kuvuga amagambo makeya gusa. Umuryango ukeneye imbaraga z'urubyiruko, igihugu ukeneye imbaraga z'urubyiruko. Umuryango ukeneye imbaraga z'urubyiruko, igihugu ukeneye imbaraga z'urubyiruko, itorero rikeneye imbaraga z'urubyiruko. Mu bundi buryo nta bandi bantu bakenewe bagezweho, ni mwebwe. Igisirikare none uyu munsi wa none hano mu Rwanda ntigishobora kujamo umuntu ufite imyaka 40, ntago bikunda. Igisirikare kigenda mu muntu ufite imyaka 18, imyaka 19, kubera kuko ari urubyiruko rufite imbaraga. Niba akora ku parashite azaparashite, niba azamuka ku migozi azazamuka ku migozi, niba amanuka ku mitaka azamanuka ku mitaka, niba agenda ahantu harehare azagenda ahantu harehare, niba byina igisimba cy'amasaha 8 azakibyina, nibirukanka mu mazi azoga mu mazi. Kubera iki? Igisirikare gikeneye imbaraga zeke z'urubyiruko. Kandi ahantu hari imbaraga z'urubyiruko, iryo torero ni ngombwa ngo ritere imbere uzanga buzakunda. Itorero ntirishobora gutera imbere igihe rifite abasaza, ntabwo bikunda. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Ntimuze mumva kuko Eli yari umuhanuzi w'Imana mwiza. Buriya nimba hari umuntu wavuzwe ubuhanuzi bwiza cyane ni Eli. Ubuhanuzi bwa Eli bwavugiwe he? Bakimu gihugu cya Egiputa. Niwe muntu wa mbere Imana yavuze ko izagendana nawe kuzageza ku iherezo y'ubuzima bwe bwose, n'abana be n'abuzukuru be bose. Ariko ngo gere shiyo rasaza watangira guhuma. Imana itangira kwishakira umuntu w'umusore witwaga Dawudi, itangira kumushaka witwa Samweli. Si byose ibona ko Eli yashaje. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Nimukeneye abantu baterura amakaro, nta musaza waterura akaro cyangwa umukecuru waterura akaro, ntago bikunda, ntago byakunda. Nimba ari abantu bakeneye ndetse n'imbaraga z'Imana zisanzwe lisangura sangurukira sawa n'abajene n'urubyiruko gusa. Tuvuge ngo amen. Nimba hari ikintu Imana ikunda ku isi yabaho, ikunda abantu b'abasore. Uzasoma Bibiliya neza, abantu b'abasore nibo bahinduye ibintu byinshi. Ubundi abasore nibo bahindura ibintu byinshi. Iri koranabuhanga mwumva rimo riza muri kino gihugu cy'u Rwanda, ryaje mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo ryaziye abasaza. Birashoboka ko abasaza igihe cya Daniel igeze kwerekwa, aravuga ngo Abisiraheli ngo bazatahira ku mababa y'imiyaga. Ku mababa y'iki? Urubyiruko niko rufite amababa y'imiyaga muri isi ya none. Bafite indege zimwe za drone, bafite izindi barimo gukora izindi bagakora izindi. Urubyiruko niko rutwara indege z'Abisiraheli. Tuvuge ngo amen. Igisirikare cyabo gifite abakobwa, gifite abahungu bakora ibintu vuba vuba. Bageze noneho bakora n'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rikorana imiyugiri, utuyuki. Bakohereza akayuki kaza kagukoma hano ugapfa.
ugapfa ukagenda bageza ikoranabuhanga ryose n'iryo urubyiruko nta musaza ufite ijisho rya korana ryakwinjira mu ikoranabuhanga kuko arahumye. Alo tuvuge ngo amen. Nta musaza ntawe usibye gusa abasaza gusa n'abakuru 24 nibo basaza bari mu ijuru gusa. Muzabara abakuru 24 bazabita ngo n'abakuru 24 nibisaza bituye mu ijuru biri aho ngaho gusa. Bazabita ngo nibisaza nibiki bazabita ngo nibikuru 24 nabingahe gusa. Tuzamure ko tuvuge ngo amen. Twongere ngo amen. Twongere ngo amen. Igihugu gikeneye urubyiruko. Igipolisi gikeneye urubyiruko. Serious? Si byose? Si byose? Ko bimeze. Mu muryango hariya, mu muryango hehe? Mu muryango hehe? Hariya mu muryango iwacu. Mu muryango dukeneye abantu b'urubyiruko. Biki? Kuko abantu b'urubyiruko nibo bazahindura ibintu vuba vuba. Bwira mugezo ngo nimba urubyiruko uzahindura ibintu byinshi. Mubwire ngo ntugacike intego uzahindura ibintu byinshi. Ibintu byinshi biri imbere yawe. Nta wundi muntu uzabihindura. Ni wowe n'ukuri kw'Imana mu ijuru. Ko ndareba hari imbere kabona uri umunyembaraga. Ko ndareba hari imbere kabona uzahindura ibintu byinshi. Ko ndareba hari imbere kabona uzaba umukozi w'Imana mwiza. Ko ndareba hari imbere kabona uzaba umusirikare mwiza. Ko ndareba hari imbere kabona uzubaka itorero ryiza cyane. No reka nkubwire nimba uyu musaza yarubatse itorero ritoya wewe warize uwenjeniyeri mwize enjeniyeri nibande bize uwenjeniyeri hano nibande babyize bize uwenjeniyeri nimuzamura amaboko manze ndebe nimuzamura amaboko ndebe bize gukora ibishushanyo byiza igihe cya Bisalere Mose yagazazamuka umusozi yari afite imyaka 80 n'ingahe buriya Mose yapfuye afite imyaka 120 sawa ikibazo gusa cyabaye kuri Mose ngo yapfuye gusa amaso yadahumye gusa ariko yagazazamuka mu ijuru Imana ikamuheza inzozi none hari abahungu babiri umwe yitwaga Uriyabu n'abahungu bakiri bato undi akitwa Bisalere bari abahungu babiri icyambeze mu mazina yayo bahite Uriyabu na Bisalere none gare uriya musaza wavuye gahari mu ijuru akavuga inzozi ze tuvuge ngo amen tuvuge ngo amen akavuga iki akazivuga yafa kuvuga inzozi gusa bajya abasore bagatangira kwandika bagatangira gukora iki bari abasore nibo basabye ihema ry'ibonaniro ntabwo ryakozwe na Mose ihema ry'ibonaniro Mose yarizanye gusa mu nzozi gusa nta kindi kintu yakoze yararyereswe yagize kamera gusa yo kureba mu ijuru abasaza nta kindi uzasoma mu gitabo cya Yoeli hazavuga ngo abasaza ngo bazakora iki bazakora iki ngira mugezo ngo bazagona iyerekwa ryabo rizariva mu kugona mu gukora iki babanze bagone kwaza ariko mwebwe iyerekwa ryanyu reportatif iyerekwa ryihuta cyane ngira mugezo kubera kutaza wihuta mukomangeho kubera kutihuta mukomange wa musore wabaye uti kubera kutaza wihuta wabaye utariko kubera kutihuta Halo tuvuge ngo amen Yesu mu gitabo cya Zaburi hazavuga ijambo ryiza cyane hazavuga ngo hahirwa ngo umuntu ufite ngo ikirimba cyuzuye mw'abana none umunsi yakavuga ngo azavuganira n'abanzi hehe ngo ku marembo none ndareba none nkora research y'iryo jambo neza sanga research y'iryo jambo neza sanga umuntu wazawe n'umusaza wazawe n'iki azagenda ajuguma sanga umuntu wazawe n'umusore sanga arihuta cyane biramugeza ngo arihuta cyane nukuvuga ngo uruna rusengero rufite ikibazo ntabwo ari pasiteri akazi ke nukuryama akarota gusa ni mwebwe tuvuge ngo haleluya ni mwebwe n'akazi kanyu niba afite imyaka 40 n'itanu wowe ufite imyaka 30 cyangwa 20 n'ingahe kurakora ikanga mu rusengero
ni wowe musore uri ahangaha, ni wowe ugomba gukoresha amaboko yawe, ni wowe ibintu byose ni wowe ugomba kuzuzwa, ni wowe ugomba gusirimba, ni wowe ugomba kuzana ibintu bishasha, ukaza kubigira umushumba ibintu bishasha uko muzi ibintu bishasha muri urubyiruko rushasha, ibintu byanyu byose ni bishasha. Tuvuge ngo amen. Hano urubyiruko rumwe zo bifata nk'abasaza, bwira mugenzi ngo vayo, mubwire ngo vayo, mubwire ngo vayo. Ariko ndashaka kubaza urubyiruko rwo mu Mutara rwa hehe? iriya urubyiruko rw'igikongoro, iriya Kinyamakara n'urubyiruko rwa Kigali, urashaka kwifata nk'urubyiruko rw'Ikinyamakara kandi uri Kigali? Gira mugenzi ngo uri Kigali, uzi amakuru kuri Kigali. Tuzamura amaboko tuvuge ngo amen. Nukuvuga ngo uvuye ahangaha direct urubyiruko ni mu Bushinwa direct, umugwa mukuru w'Ubushinwa Beijing. Nukuvuga ngo uvuye ahangaha i Kigali ni umugwa mukuru wa Amerika Washington. Nukuvuga ngo uvuye ahangaha ni umugwa mukuru wo mu Bufaransa tahandi, sawa? Ariko uvuye Kinyamakara tekereza Kigali. Tuzamura amaboko tuvuga ngo haleluya. Ikibazo nuko dufite urubyiruko rutekereza nk'abantu bari Kinyamakara. Va Kinyamakara mu izina rya Yesu. Vi Kinyamakara mu mwuka, uvi Kinyamakara mu bitekerezo, uvi Kinyamakara ahantu hariho hose. Ugomba kuva Kinyamakara ku izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Tongera ngo haleluya. Hari urubyiruko rumwe ruza ruryama ngo hinga nsinzire ngo gatoya, mutabaca imigani ko bavuga ngo niwekereze ngo gatoya. Bwira mugenzi ngo ntabwo ugomba kuryama, ugomba gutekereza uko nahaguruka cyane. Mubwira ngo ni wowe ntugomba kuryama. Noneho tubanze utekereze, igihugu kiragukeneye, none uri muragona, sawa? Sibyo? Itorero rikoze iki? None uri murakora iki? Umuryango uragukeneye, uri murakora iki? None bizagenda bite? Bizagenda bite? Abapasiteri ntabwo turabakeneye, timwabonye ko mpavuze ngo El Shaddai irimo iraririmba neza, kugira ngo je ndaririmba nka El Shaddai se? Ntabwo byakunda, ntabwo byakora iki? Nubwo nasimbuka sinasimbuka isaha, ntabwo byakunda. Ariko David yasimbuka amasaha 8. Mwamubwira ngo naririmba ageze mu gitondo, umunsi umwe nigeze kumubwira ngo ririmba indirimbo 100, yaraziririmbye. Ndetse naririmba zingahe? Ko naririmba bagahita banjana kwa muganga. Zamura amaboko tuvuge ngo amen. Dawudi yishe Goliyati afite imyaka 12. Nawe reka kubwire, ufite imbaraga zo kwisha Goliyati w'ubusambanyi ukiri mutoya. Ufite imbaraga zo kwisha Goliyati, tuvuge ngo haleluya. Tuvane Goliyati mu mubiri, tumushire Goliyati mu mwuka, sibyo? None Goliyati w'umubiri yarapfuye, yakoze iki? None wasigaye Goliyati wo mu mwuka. Wahe hagasohoka kandi gasigara umundi muhungu nawe wo mwuka witwa Hamunoni. Hamunoni wega nta kindi gusa azakora gusa, ntazatereta abandi bakobwa bahandi, azatereta abashikibe gusa. Bwira mugezo ngo hunga Hamunoni. Kandi Hamunoni ikindi azakora gusa, azakora ikintu nk'uwarembye. Bwira mugezo ngo ni indembe. Mubwira ngo ni indembe kuri WhatsApp, ni indembe kuri YouTube, ni indembe kuri Instagram, ni indembe. Kandi ni indembe y'urukundo. Mubwira ngo ni indembe y'urukundo. Reka ngende zagara kundi munsi. Tuvuge ngo haleluya. Imbaraga zawe zanesha Hamunoni, imbaraga zawe zanesha Goliyati. Nta wundi muntu Dawudi yasinze Goliyati afite imyaka 12. Wowe ufite imyaka ingahe? Komanga mugezo ngo ufite ingahe? Ukoze za anniversaire zingahe? Ukoze za Saint Valentin zingahe?
ntazo mukoze se tuvuge ngo amen bamwe nibakivuga imyaka yabo basigaye bakora gusa naye sigaye mbibona bamwe nibakivuga imyaka yabo sibituru no badada tibakivuga imyaka yabo bayivuge ariko nimushaka mureke muzasaza mutanayivuga hari ubwo gusaza ufite ikintu wakoze mu buzima bwawe tuvuge ngo amen tuvuge ngo amen imbaraga zishe Goliyati nizo umwana mutoya umusore ufite imyaka 12 Goliyati ntabwo yishwe n'umusaza ruziriko rurahanga Goliyati ntabwo yishwe n'iki twakundi muzamubaza ngo Goliyati yishwe n'umusore Goliyati ntabwo yishwe n'umusaza ntabwo yishwe n'iki n'umusaza Goliyati wo mwuko hari none umunsi none ni wowe ugomba kumwica hari ba Goliyati bari kuri WhatsApp hari ba Goliyati bari kuri Instagram hari ba Goliyati bagutwaye ubwenge ntukibasha gutekereza na bugingo n'ubu wabuze ico watekereza nico wakora abavyeyi barakubwira ngo ni wowe twabyaye ngo tugirira akamaro ukabona ngo ntaco wakora kubera WhatsApp ntaco wakora kubera Instagram ntaco wakora kubera kuryama no kuryamira cyane no gusinzira no kugona waragonye mu bintu zose ngo mu masengesho waragonye mu mwuka wera waragonye mu kazi waragonye mu gukubura koza amasahani wanyu waragonye ni bande bose amasahani wabo harimo mwanga mpemo badaheruka koza amasahani babaye aba boss wabo bwira mugezo nta buri boss wanyu timwantumiye alo Imana ishime ko ruziriko mwantumiye sibyo siko byagenze se kiyo bakibyo basaza nire kubabwira amagambo ya Yohana gusa kababwira Yohana kigwa cha Patimo kababwira agahinda ka Yohana kababwira imibabaro ya Yohana yagize amaze twarangiza twese tukagira agahinda tukuzuzwa tweta tuvuga ngo ariko hanga turimo turavuga imbaraga z'ubuziruko tuvuga ngo haleluya Gideoni yari uruziruko Gideoni yari umusore muto cyane Gideoni uriya wanesha wa Midiyani uriya wakoresheje irindi nimuri yari umujene muto cyane Gideoni ntabwo yari umugabo mukuru yari umugabo muto yari umwana muto cyane ugize ngo nabirebe neza yari umwana mutoya wo kwa Yowasi sawa nta nizina yari afite nta namateka yari afite tuvuge ngo haleluya tuvuge ngo haleluya tuvuge ngo haleluya ntabwo umuntu abona akazi kubera CV hoya umuntu abona akazi kubera kuko afite imbaraga zihaguruka sawa uzarebe neza abantu bese bafite akazanga ntibafite akazi bijyanye na za CV bafite hoya uzarebe abantu bese bafite akazi amashuri batigiye nimba barize economy ugasanga afite akazi ahandi ibindi birunaka none se kubera iki ntabafite akazi aho ngaho ntabagafite muri mwebwe ntabagafite ntibahari se bataranabizize kubera iki barabyuse kare bamenya akazi baje kubariza kugira ngo uzaba babariza hari bamwe gusa bavuga ngo tuzahera mu masengesho gusa oya tuzahera hehe ngo bazahera hehe Bibiri jambo ry'Imana ko ni musabe muzahabwa ni mushake muzabona mubwira ngo mubwira ngo kuri polisi ngo muri eta major ngo kuri ba directeur bakuru ngo wasabye wujujwe hanga nyuma yo kuzwa n'ukora iki nukuja gusaba wagera hagati ugakora iki ko ngo hano dufite uruzuruko rutazi naho akarere kaba dufite uruzuruko hano utazi na sibo yabahiba n'umuyobozi wa sibo wanyu banamuzi n'izina baza mugenzo umuyobozi w'isibo wanyu uramuzi izina none tuzabona akazi gute hano dufite n'uruzuruko sinzi uburyo twabagenza ntabwo njewe mbisi tuvuge ngo amen ndiye kurangiza Goliyati yishwe niki umwana w'imyaka ingahe umuzinyi w'igisirimba niwe wishe Goliyati uzi kubuzina neza igisirimba abayumbe umuntu wishe Goliyati ni umuyumbe tuvuge ngo haleluya
Goliyati ntabwo yishwe n'umunebwe, Goliyati yishwe n'abayumbe gusa. Abayumbe nibo bishe Goliyati. Nashaka kuvuga ngo wowe ni muri umuyumbe uzisha Goliyati w'ubusambanyi, ni muri umuyumbe uzisha Goliyati w'ubusinzi, ni muri umuyumbe uzisha Goliyati. Hariho ba Goliyati benshi mu buryo bwinshi kandi imbaraga barimo bahiga, ntabwo barimo bahiga abasaza. Oya abasaza barabashaka ikisi, abakecuru babashaka ikisi, ko bagonnye barabashaka ikisi. Mbwira icyo babashaka, hari icyo babashaka hose ko barangije ibyabo, barangije ni mwebwe bashaka. Tuvuge ngo amen. Ni mwebwe bashaka tabandi. Kamabwira abasore bandi batatu. Dawudi umunsi umwe, aya ni amakuru kandi niyo ngiye kurangirizaho. Sinje wahera kabisa. Kanzinge Bibiliya, sinje wahera. Ayiwe Imana bafere umugisha. Mukozi Imana we harukundi bo. Harukundi. Ndasese uyu munsi kabisa. None rero abahungu batatu bangahe? Ubundi Dawidi yari afite intwari 30. Dawidi yari afite intwari 30 ingahe? Umusore umwe ngo yajunguje uruti rw'icumi ngo rwisha abafilisiti 1000. Umusore umwe gusa. Uwo musore yitwa Benaya. Umusore witwa Benaya, umusore mwiza witwa Benaya. Uzi ikintu yakoze? Niyo mugabo wa mbere wavumbutse. Sawa? Yica ubundi muri bibiri hari wa Goliyati 5. Hariho Goliyati w'Igati, hakaba no Goliyati w'Umugiti, hakaba no Goliyati wari ufite amana 5. Wari ufite amana ngahe? Abo bose babagogonoye n'abasore. Abasore nibo bagogonoye Goliyati, nibo bagogonoye abo ba Goliyati, nibo babagogonoye. Gira mugeze ngo kugogonora, mukoma ngo kugogonora, nibo bagogonoye kabisa. None rero aba bahungu ko ari batatu bangahe bakoza agasha. Aba bahungu ko ari batatu mushumba bakoza agasha. Bakoze iki? Bari mu ntambara. Dawudi ngo umunsi umwe waricara aravuga ngo nukuri kumbuye amazi iri bari Betelehemu, ndayakumbuye. Ese Dawudi we, ariko wowe ndi wakumbura n'inyama hazirangaye. Ariko Dawudi wowe zindi wanakumbura n'imyumbati irangamusa, byibuze ntiwanakumbura n'amata. Ukumbuye amazi ninde waye igitekerezo? Ni mu basazi bazatekereza nabi. Ni mu basazi ni mu wakumbuye amazi iri bari Betelehemu. Ni mu Betelehemu harameze hari inkambi y'Abafilisiti. Inkambi y'iki? Bwira mugezo ngo hari inkambi y'Abafilisiti. Dawudi yatayicara ngo nkumbuye ngo amazi iri bari Betelehemu. None bikika birabana batangira kurebana. Watekereza gute Dawudi? Ninde wakubwiye ngo utekereze? Ninde wakubwiye ngo ubashe gutekereza bino bintu? Ninde wakubwiye ngo ubitekereze Dawudi? Ninde wakubwiye ngo ubitekereze? Aho wowe ntunatekereza n'ubugari biri mu rugo, ntunabutekereza ahubwo kuratekereza amazi iri bari Betelehemu huzuye Abafilisitiya. Abahungu batatu, bwira mugenzo ngo abahungu batatu. Mubwira ngo abahungu abasore bangahe? Imbaraga z'abasore bangahe? Tuvuge ngo amen. Mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka we. Umva abo basore. Mu izina n'iry'Umwana agatego turagatsinze. Abasore batatu baravuga ngo amazi turayavoma. Bahita bicecekera, bahita bamanuka no mu Bafilisitiya. Na hehe icumu ry'umuhungu umwe gusa yishe Abafilisitiya 600 uwo munsi. Abafilisitiya 600 ngo bapfe kuri bana Abafilisitiya bose baje kuryama, bararyama. Abafilisitiya bararyama. Baravuga ngo nitukurikira umusore wa kabiri arisha abandi 600, nidukurikira uwa gatatu nawe arisha abandi 600. Abafilisitiya baravuga ngo reka tuje kuryama, mureka abahungu bavuma amazi. Dukeneye abanyembaraga mu rusengero bashobora kuvoma ayo mazi. Dukeneye abanyembaraga mu rusengero bashobora guhindura ibintu. Dukeneye abanyembaraga mu rusengero bashobora guheka umushumba hahandi yagiye akavuga ngo ufite uruziriko kabisa. Dukeneye abanyembaraga apana abandi banyoranaho,
apana babandi basubiza abagenzi babo inyuma. Dukeneye abanyembaraga mu ruzuko, dukeneye abanyembaraga uruziruko mu gihugu barabakeneye pe. Uzabaze neza nza numva amatangazo ngo ni bande bazaja muri polisi. Komanga mugenzo uzumva amatangazo ariko mukomangeho uzuyumva ariko cyangwa ntawe uzawumva. None tubigenze dute? Abo basore bavomye amazi papa